Amazina yanjye banyita Uwase. Namaze imyaka 12 nsambana na musaza wanjye, ariko muri twese nta wari uzi ko tuvukana. Twageze aho twembi tubyarana abana 3. Tukimara kumenya ko tuvukana dufitanye isano, twashatse kwica abana. Mbega inkuru ibabaje, mbega inkuru iteye agahinda. Nkaba ngiye kukugezaho kuri uyu munsi inkuru ibabaje cyane y'umukobwa waryamaga na musaza we ariko atabizi. Yewe bakimara kubimenya ngo bashatse no kwica aba bana. Iyi nkuru ikaba ari iya nyayo kandi yarabayeho, kubera ko aba bana ababyeyi babo bigize kubata ari bato, nyuma baza guhura barakuze barateretana, ariho bagize bajya baryamana mu buryo butunguranye. Gusa birababaje. Kadutangire inkuru. Ugiye kuyikugezaho banyita Biri Hanze Kabiri. Komeza udutere inkunga kana kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, yewe nihaza n'akazogera ugakandi. Iyi nkuru irambuye yose wahana handi wayikura usibye kuri YouTube channel yanjye yitwa Biri Hanze Kabiri. Kadutangire inkuru, ariko biragusaba kwihangana. Iyi nkuru rero yaje gutangira aba bana babiri, Uwase na Claude, ari bato nyine babyagwa n'ababyeyi, babaga mu cyaro. Nyuma yaho Claude niwe ari mukuru, ariko Uwase yari muto. Nuko rero Uwase aravuka, Claude aravuka, ababyeyi babitaho. Nuko Claude akimara kugira imyaka 5, Uwase yari afite umwaka umwe, ababyeyi barashwana. Ababyeyi disi bamaje gushwana, murabizi byingo nyine ukuntu abantu bagenda bashwana nyine bitandukanye, bafite ibyo bapfa byo mu miryango. Nuko nguko papa wa Uwase abaragiye, ata Uwase na Claude na mama wabo. Nuko aba bana bakomeje kubaho nyine mu buzima wowe na mubyeyi. Urumva nyine umupapa nyine uburyo yari ari mu rugo abitaho, abahahira, amaje kugenda disiyo, maze basigara mu buzima bubi. Nuko rero haciyemo nk'imyaka 2, umubyeyi wabo wa mama Uwase wa mama Claude aza kwitaba Imana. Abana urumva nyine bahise basigara nyine bafite irungu. Nabura byumva ubuzima bw'abana, kwiga, kwiyitaho mu buzima bwa buri munsi byaragoye cyane. Nuko Claude akimara kugira imyaka 10, urumva Uwase nawe yari inyuma ye kandi yari akiri mutoya. Claude abonye ubuzima bugoye nta kindi yakoze, yahise abwira Uwase ati reka njye guhiga ubuzima, turimo ko nyine twabaho, tuve muri ubu buzima nyine. Claude yahise afata umwanzuro wo kujya guhiga nyine ajya imahanga. Twese turabizi ko nyine iyo umuntu avuye mu cyaro akajya nko mu mujyi mikuru, tuba tuvuga ngo nyine imahanga. Yahise ajya amahanga. Uyu mukobwa ngo ni Uwase arangiza nyine asigara wenyine, asigarana muri iyo nzu. Akomeje kwibamo ubuzima bubi. Urumva umwana ugeze mu myaka 5 ari ingimba, ari umukobwa, biba bigoye kwiyitaho ubuzima. Harangije Claude akajya yohereza amafaranga agezeyo nyine mu mijyi, akomeza gukora nyine, kubera ko yakoraga akazi ko mu rugo, akajya yohereza udufaranga atwoherereza Uwase. Gusa nyuma yaho uyu muhungu ngo rero ni Claude baje kumwiba telefone. Ubwo numero ya Uwase ihita ivaho, yoherezaga ku baturanyi. Hashize nk'imyaka 3, 4, 5 batavugana. Urumva ubuzima rero bwa Uwase na Claude ntabwo bwongeye guhuza. Kake rero Claude yaje gutera imbere cyane, amaje gukura, ageze nko mu myaka 25. Urumva ko nawe asaba yarakuze, ariko Uwase nyine yari yarakuranye igikuriro kinini cyane. Nuko Uwase nawe amaje kumenya kenge aravuga ati nanjye reka njye mu mujyi. Claude we yari yarakize, yarafatishije, ariko yaragize umutima mubi wo gusubira mu cyaro ngo arebe mushiki we niba akiriho. Nuko bikomeza gutyo.
Uwase aje i Kigali nawe atangira gufatisha. Nyuma yaho Kabaye, Uwase kubera ko yari yarabonye akazi yageze araniga, arajijuka nyine umukobwa ujijutse. Nuko Kabaye Claude ari mu modoka ababonye umukobwa mwiza cyane utiye neza usutse, aramuhagarika aramubwira ati naguhaka ifuti kubera ko imvura yari iri kugwa ijojoba, yitwikiye amaboko, amuhari ifuti. Aramubwira ati bakwita ndi. Ikosa rero Uwase yakoze ntabwo yamubwiye ko yitwa Asi, yamubwiye ko yitwa Alice. Ko kuni nyine abakobwa mujya mukunda kubeshya nyine, ati no guhita mubwira izina ryanjye ntawamenya. Ubwo bibaho. Hashize iminsi kubera ko bari bahananye nomero batangira kuvugana, murabizi nyine iby'umusore n'umukobwa. Claude atangira gushima wa mukobwa, n'Uwase atangira gushima wa muhungu, baramenye batangira guteretana. Ariko bombi ntabwo bumvaga iby'amasaha, ntabwo babyumvaga. Batangira kujya bavugana amagambo. Claude amusaba ko yazamusohokana bakajyana bagasangira akantu, birakunda barasohoka. Atangira no gukururana cyane, baranashimana birihute kubera ko nyine urumva amaraso yarakururanaga cyane, ariko bo bakagira ngo ni ibintu bisanzwe, bakiyumvanamo cyane ariko ntibamenye ngo ni ibiki. Gusa nyuma yaho bombi ntabwo bitewe no kureba ku marangamuntu. Umukobwa urumva yari yarakuze, yarahindutse mu maso. Claude yarahindutse, yarameze ubwanwa. Umukobwa nyine mbega nawe yarahindutse, utamenya ngo utanabimenya, usibye wenda ugiye nko mu masano cyangwa DNA. Nyuma yabo kajya Claude amusaba ko yazaza kumusura aho yari atuye. Uwase aranaza, arashimusanga nyine mu mafaranga, nyine hararyoshye mu mafu, kandi abakobwa mubizi ukuntu mukunda amafaranga. Arahashima. Ni byinshi byagiye biba nyine murabizi hagati y'abantu babiri, ariko bombi ntabwo bari babizi. Nyuma yaho Claude aravuga ati rero ntabwo nakomeza rero kuko ubu twabana gutya twabana. Aragenda amuteza igikumwe, barasezerana barabana. Baje no kubyara umwana umwe, ariko bakajya bagera aho bakavuga ati ko twumva muri twe dukurana cyane birenze nuko abandi bantu b'abana, nta kibazo dufite, nibabyiteho. Bakomeza arabana, baza kubyara n'umwana wa kabiri. Ku mwana wa gatatu rero byagenze biti, sinzi ukuntu uyu mubyeyi yaje ari kwa muganga, maze bisaba ko bakora DNA bareba ko harimo umuntu ufite amaraso makeya cyangwa se niba gurupe zabo. Baje gusanga ibintu byose bihuye 100%, byose umukobwa umuhungu bihuye. Ba muganga bahita biterereje, bagira ubwoba, barikanga baravuga ati ntabwo bibaho. Basanga abana buri kintu cyose kirahuye. Ubwo muganga baryana inzara avuga ati ntabwo bibaho, aba bantu bahuje isano, babana ari abashiki amusaza. Ubwo muganga umwe wari uri gutera amaraso uyu mugore yahise agwa igihumuro gikubita hasi. Ubwo ngubwo ageze umugore yaza gukira aroroherwa arataha. Ageze mu rugo harangije, akigera mu rugo umugabo asanga yahindutse, ameze nabi, ari gutitira. Muganga bamujyana kwa muganga, bamugeje kwa muganga nawe bamupimye basanga birahuye neza 100%. Muganga ahamubwira ati wari uzi ko ubana na mushiki wawe? Akimara kumva ayo magambo yahise ahwera. Tuzakomeza mu kindi gice cya kabiri uburyo byabaye muri uru rugo, uburyo intambara yavutse, uburyo ibintu byabaye. Igice cya kabiri rero nimbona mugikunze cyane, nimugisharinga no sharing iyi nkuru nkabona irarebwe cyane, nzakuzana iki chapitre ya kabiri uko byakomeje n'uburyo rero byagenze. Komeza gukora subscribe, share, comment, like ndabakunda.